nta kintu rero wakora utabanjije kwicara hasi ngo upange. Byanze bikunze ibintu byose bigira itangiriro. Rero igihe cyose ugiye gutangira bizinesi yawe, banza wicare hasi wegeranye amakuru, uvuga uti ese niba ari bizinesi ngiye gukora, amakuru ahagije ndayafite? Urebe neza ku isoko ndetse urebe n'ibintu bitandukanye bishobora kuba byagira ingaruka kuri bizinesi yawe ndetse n'ibyatuma yunguka. Hari factors nyinshi cyane zishobora gutuma bizinesi yawe ihomba. Ibyo rero ukwiye kubishyira ku ruhande ukabisesengura neza, kuko ibyatuma uhomba ni ikibazo, ariko hari n'ibishobora gutuma wunguka, cyane cyane igihe wateguye umushinga, wamara kuwutegura ukaba mbere na mbere warashatse ubumenyi bwawo. Ubumenyi buza ari ku gishoro cya mbere, hanyuma kapito, ibyo twakwita nk'amafaranga n'ibindi uzakira ibikoresho, bikaza ku mwanya ukurikiyeho. Ibyo bintu byose iyo umaze kubyegeranya utangira kureba ahantu uzakorera. Ahantu uzakora bizinesi yawe hakwiye kuba ari ahantu hatanga igisubizo ku bahatuye. Bivuze ko bizinesi yawe ishobora kuza ari igisubizo kimwe mu bikenewe aho ugiye gukorera. Icyo gihe bizinesi yawe rwose ntabwo izatinda gucamo. Uzajyana serivisi yawe uyitangire, numara kuyitanga abantu kubera ko bayikeneye bazakugana ku bwinshi, unatera imbere. Rero umuburo wa mbere naguha igihe cyose ufite igitekerezo cyo gukora bizinesi nguyu. Banza urebe ahantu ugiye gukorera, ese ahantu ngiye gukorera ndasubiza ikihe kibazo mu bibazo bafite. Abantu bafite ibibazo wenda by'ibicana, ukurikije uko wabiziho kandi igihe kirekire, wafashe amakuru ahagije, rwose urabizi neza ko utibeshye. Rero kugira ngo usubize icyo kibazo, uhisemo gucuruza amakara. Mu bantu bagura amakara, hari abazagura ku kiranguzo, hari abazagura ku mifuka, abandi bagure detaye. Icyo gihe umufuka wagurishije kuri detaye hazaba hiyongereho inyungu yo gucuruza, kandi n'uwo wagurishije ari umufuka bizaba byihuse ufata ibindi. Nguko rero ukuntu bizinesi ikorwa. Bizinesi ikorwa mu buryo bwo kubara. Ukeneye kumenya uti ninjije amafaranga ya nayo, inyungu yari iyi ngiyi, ese ahantu mbasha gucuruza ibintu bingana iki? Buri kimwe cyose ukakibara, wibaza ibibazo bitandukanye kandi ukagenda uhuza neza n'umusaruro ubona wa buri munsi. Ese ninjiza inyungu ingana iki ku munsi? Ndamutse mbaye nkodesha inzu nkaba nishyura n'umusoro, ese iyo mbikuyemo ku kwezi nsigarana angahe? Ushobora no kubara ukavuga uti ku kwezi umusoro nkugabanyije ku munsi naya, inzu nyigabanyije ku munsi naya, amazi nkoresha hano muri no bizinesi nyagabanyije ku munsi naya. Byose utakaza muri bizinesi yawe ukabibarira, warangiza ukabishyira ku ruhande ku munsi. Waza kusanga ukora nk'ibihumbi 10, wenda amazi atwara ya mbo, abaranguye ibintu baje bikoreye ibintu mvuye kurangura bishyura ya bo, ukabara byose ibintu utakaza ku bwa bizinesi kuri buri gicuruzwa, kugira ngo utangire kucyicaraho ugicuruze, ugihereze umukiriya aguhereza amafaranga. Kuko igicuruzwa kiba gifite aho cyaturutse, ntabwo ibintu ucuruza byose biri iwawe. Hagomba kuvaho taransiporo, hagomba kuvaho umusoro, hagomba kuvaho inyungu kuko nawe wakoze. Rero muri ya nyungu yawe ubonye isigaye byose byavuyemo, tanzu urebe n'ibihagije. Ibidashimishije hari uburyo ushobora kuvugura bizinesi atari uburyo bwo kuyihagarika, ukaba ushobora kugira izindi serivisi wongeramo nazo zishobora kuba amafaranga. Itondere rero igihe bizinesi igezemo hagati. Igihe bizinesi igezemo hagati ibiteye ubwoba, ishobora gusubira inyuma ugahomba burundu, cyangwa ikajya imbere ukunguka birenze. Bizinesi yamaze kubona imbaraga, wafatishije ibintu byose wamaze kubishyira ku murongo, umenyereye uko urangura, uko ucuruza
ndetse wamaze kugenda umenya aho wakura ibicuruzwa bya make, amakuru yose ugumiza ukusanya. Nyuma y'ibyo ukeneye gutangira kureba ese inyungu niba yariyongereye. Ntabwo natangira gukura amafaranga amwe nkayashyira kuri konti. Inyungu yamaze kwiyongera uzatangira gukuramo amafaranga runaka ujye uyashyira kuri konti hariya ku ruhande. ukore urekeremo yo kuranguza ndetse unongeremo ibikenewe, ariko asigara uyashyire kuri konti. Ubucuruzi buzagumiza bukomeza imbere kugeza igihe buzabasha kugira imbaraga nyinshi cyane, bukaba bwo ubwabwo bushobora kuba bwatanga umusaruro bukaguhemba, noneho bugatangira kuba ubwabo bwakora n'indi bizinesi. Bwa bucuruzi bwawe cyangwa ya bizinesi uri gukora ikaba ishobora kurema indi bizinesi. Icyo gihe uba wamaze kugafata. Ngaho aho bamaze kuba aho bizinesi yawe watangiye imaze kuba yabyana n'izindi bizinesi. Kuko imaze kwiyubaka, ifite ubushobozi buhagije, urashaka gukora iyindi bizinesi bigahita bikorohera. Ngaho nguko rero uko umuntu atera imbere. Ntuzirirwe ubaza ibintu wakora cyangwa se uburyo wakoresha kugira ngo bizinesi yawe igende neza. Twabonye ko mbere na mbere ari uko ufite amakuru ahagije ndetse ukaza bizinesi yawe ari igisubizo. Ngibyo ibintu byinshi twavuzeho, hanyuma ugakora unagenzura bihagije. Mbona naranguye aya, nacuruje kuri aya, iyi karito ndayungukaho aya, niyo ncuruza ikarito 10 ndabamfasha aya, kandi ukamenya no gushaka amakuru y'aho wakura ibicuruzwa bidahenze. Kuko ushobora no kubara ugasanga barimo transport ariko ukaza wazanye byinshi, nubwo biri kure ariko wazanye byinshi, nabwo hari indi nyungu isigaramo. Ugakora mu buryo bwunguka amafaranga menshi kandi icyarimwe. Ngaho nguko rero niba wajyaga bibaza uti bizinesi yanjye nayizamura nte, nguko inzira ukwiye kwifashisha mbere na mbere mu kwandika. Hari ukuba waraje bizinesi yawe washinze wari ufite amakuru ahagije n'ibisubizo ugiye gusubiza aho urimo kuyikorera. Icya kabiri, hari kwandika inyungu ya buri munsi kugeza ku kwezi ndetse no kugeza ku mwaka. Wowe ugakora kontorore y'ibyinjira kandi ukamenya n'ibisohoka ingano yabyo. Icyo gihe iyo ubona inyungu ikirimo biba ari sawa. Ikindi ni ukuvugurura, kugenda uvugurura umunsi ku wundi bizinesi yawe, ugira ibintu wongeramo. Abakiriya ibyo bakubwiye ukabizana. Niba bakubwiye bati ahangaha twari dukeneye n'ibi, nabyo ubwo nabijyana nabyo ukabizana. Gutyo kugeza igihe bizinesi yawe izabasha kugira ubushobozi bwo kuba yo ubwayo yabasha kurema indi bizinesi. Murakoze rero abashaka gutangira bizinesi rwose nta hanyu. Amakuru ahagije ngayo tuyabagejejeho, hanyuma mujye mugumiza mudukurikire kuri Happy Jid Induba TV, twibane nk'ibisanzwe. Ciao.